uzi ko igihe kikubaha kikanagutesha agaciro, uzi ko igihe kikugaburira kikanabakuraza. Igihe buri muntu uri mu gihe ujye nitonda kumuvuga. Iki gihe turimo kiragoye. Satani yafasha abantu abahuma amaso, abahumura andi maso yo gukunda ubutunzi bw'isi, abereka ko bagomba kuba abanyabwenge mu by'isi. Ariko ikintu kibabaje, Satani yahumuye abantu benshi icyo bita amaso, abereka ko Yesu Kristo atinze, ahubwo ari gukorana n'abigishwa b'ibinyoma. Abigishwa b'ibinyoma bameze bate? Leta yacu ni nziza, yakoze ikintu gikomeye, iravuga ngo ibi bintu ntitwabyihanganira, reka duhagurukire aba bantu b'abatekamutwe bareka kugomeza kwiba abanyarwanda. Uko leta iri maso ni nako Imana yacu iri maso. Bafite sisiteme icyo bita ko ari ubwenge, ariko atari ubwenge bw'Imana. Nibwo tushobora gutunga abantu ikiganza, abantu bakikubita hasi. Bafite icyo bita ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana yacu itera abantu kuruka mu materaniro. Iki kintu mucyumve, muhumuke, mugire ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana twamenye ari Imana iza igafata abantu b'Imana ikabakubita hasi. Iyi meta yari meta nini, yayitungaga, yayikoragaho yayatsa hakavamo iyo myuka igahita ijya mu bantu. Hari inyigisho zadutse mu minsi ishize zitwaga ubuntu, ngo Yesu yarabirangije nta kibazo, ngo Yesu ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri. Tugira abapasiteri bari mu bujiji. Nta mupasiteri unywa inzoga, nta mupasiteri usamba, nta muhanuzi, nta muvugabutumwa uca inyuma y'umugore we usambana. Uwo wese ukora ibyo aracyari mu bujiji, afite sisiteme. Musenge ariko munasambane, muririmba ariko munikinishe, mwitwa abayobozi b'amatorero ariko munagire ikintu cyitwa gukunda imiya. Nimukunda itorero aho kugira ngo mukunde abanyetorero, ahubwo mukunde icyo bita ifaranga. Manifest amafaranga aze mbere aho kugira ngo umukristo aze mbere. Ayo batuye barayazi, ariko umukristo warwaye ntibaza aho arwariye. Imana yarambwiye ejo bundi, irambwira ngo vuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Reka nkubwire icyo nkubwiye aka kanya muri uyu mwanya turimo ijambo ry'Imana. Umuntu wese utarakira Yesu umwami n'umukiza ngo atunge kwera kw'Imana aracyari injiji. Uri injiji kongera injiji. Ndabivuze Theo, uracyari mu bujiji. Theo, ndashaka kuvuga ibintu bitatu biranga umuntu w'injiji. Icya mbere, kwisanga umuntu yahagurutse ngo Izayi representateur gari wa ADEPR, Izayi umushumba umubyeyi wacu, nguriya ngo Imana yaramuciye. Uri kubahuka umubyeyi, umuntu udatinya abayobozi, umuntu uhora mu ntambara, ukunda ibintu by'intambara gusa, utinyuka no kuvuga abantu Imana yimikishije amavuta. Uriya muntu ni injiji kongeraho injiji. Ndabivuze ni injiji. Nubwo bavuga ko hanura bigakunda bigacamo, ni injiji. Injiji zubahutse abashumba bacu, injiji zubahutse abapasiteri, injiji zubahutse abakozi b'Imana. Umuntu wese ukunda ibintu by'intambara ni injiji. Tewo, ndabivuze nushaka ujya kundeka. Abanyabwenge barice bakora ikintu gikomeye. Hari n'ibindi bari gukora, bari gutegura kugira ngo bababaze isi. Ntabwo unyumva Tewo, isi iri gutegurirwa kugira ngo ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose. Turagushuje kandi tukwifurije amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese,
weho mukunzi wacu ubana natwe 5/5 dufashe umwanya kandi tukwifuriza kuza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta n'akazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ndabizi ibyo ngibyo bijya bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Mu kiganiro ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Theo. Reka nanjye nivuge nitwa Niyonzima Toneste. Ariko hari ibintu nka bibiri duhuje. Duhuje amazina. Yego. Wenda abantu batari kukureba. Nuko unseka mba mbona ari guseka rwose, hari ibintu duhuriyeho kandi biranezeza Theo. Ari ahantu turahahuje nanjye ndabizi. Mana nishimwe. Uziko madamu wanjye murambagiza yarambwiye ngo akunda ko mfite iryinyo rimeze kuriya nyine. Nicyo ndashaka kuvuga, reka mbivuge ntacyo bitwaye. Ariko numva binejeje, nta kintu, nta kibazo. Aho rero utandukanye nanjye. Ngiye mba numva mbonye ubushobozi narekuraho. Ariko iri apareye bambara kugira ngo amenye agororoke, menye ihenda. Uri kumva nkanjye narabaje nsanga byampagarara nka 600. Ni menshi. Ni menshi ariko ntacyo bitwaye. Tubahaye ikaze, reka nanjye mbaye ikaze. Yego. Waduhaye ikaze, ariko natwe duhaye ikaze abakunzi bacu, abadukurikira umunsi ku munsi. Yesu abaho umugisha aho baherereye, Imana ibiteho. Uyu munsi turi kumwe na Giriherezo TV. Yego. Tukaba twahuje umurongo n'Isezerano TV. Amen. Ngo muri kumva ko duhaye ikaze abantu benshi. Imana ibaho umugisha. Abakunzi bo ku Isezerano TV n'abakunzi ba Giriherezo TV. Te ubundi mu buzima busanzwe umeze ute? Yameze neza. Nari nkumbuye kugaruka imbere ya kamera. Impanuro TV. Isezerano TV. Pretty Isezerano. Ndabakunda cyane. Hanyuma ndashimira Yesu wabanye nanjye. Hari hashize igihe kirekire cyane. Rwose ndanezera kongera kubabona. Imana ibaho umugisha kubw'ikaze mwaduhaye. Ndetse tunashimira Imana yagiye ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Uwera wa Isirayeli ahimbazwe. Ngira ngo abakwibuka igihe uherukira ku Isezerano TV, ababara bakubonye icyo gihe barakubonye, baze kumbwira niba nta kintu cyahindutse. Yesu yakoze ibintu bikomeye. Rega kubaha Imana iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Gusa Yesu yarakoze. Hari umuntu umwe wigeze kumbabaza, abantu muze kunyihanganira, asa nkaho nasarayemo kubera ivugabutumwa. Yego. Ndumva nawe biri bugushe. Maze iminsi mvuga, n'ejo nari mfite igiterane mu Ruhango, twagishoshe nka 3:00. Uretse ko nkubaha, ubundi ntabwo nagombaga gukora uyu munsi, nagombaga kuruhuka nkaniyitaho, nkanywa n'iyo miti kugira ngo nongere mere neza. Ibyo bisobanura ubushuti. Yego, ariko ni ukuri kuyera ndabakunda. Yego. Kandi inshuti yawe yiha nyine, uremera ukitanga, ikikubwira ko umuntu agukunda. Yego. Aritanga ntashoboka n'adashoboka. Yego. Hanyuma ndashimira Yesu wabanye natwe mu byashize. Ntabwo ari uko nari imeze. Umuntu yigeze kumbabaza ate rero. Nari mu materaniro kubera iminsi nari ndimo, arandeba utu twari twaraje, nyine mbese nari nanutse. Aravuga ngo ariko ngo nimundebere Theo, ngo wagira ngo yarwaye, warwaye ryari. Imana ifashe nze kubabwira buryo kinabayeho nabi, nabaho mu buzima bubi. Igihe kikwita amazina, igihe gituma buri muntu wese agufataho ijambo kubera iminsi uherereyemo. Kandi abantu bajye bitonda. Uzi ko igihe kikubaha kikanagutesha agaciro. Uzi ko igihe kikugaburira kikanabakuraza. Igihe buri muntu uri mu gihe ujye unitonda kumuvuga, kuko umuntu wavuzweho n'Imana, igihe cy'Imana iyo kigeze Imana irakora. Ariko umuntu wavuzweho n'Imana, iki kintu bacyumve, kubera ko Imana ibyayo biza nka serumu. Ibintu by'Imana biza rantoma, très rantoma, gake gakeya. Rero iyo Imana itinze kuza, hari abantu bagira ngo ntabwo yavuganye n'Imana.
kubera igihe cy'Imana gitinze, rimwe na rimwe abantu bashobora kugusuzugura kubera uri mu gihe cy'Imana. Nkundira wumva ikintu Imana yakoreye Aburahamu na Sara. Imana ivuganye na Aburahamu ko izamuha umwana w'isezerano. Ibimubwiye afite imyaka 100. Sara yari afite imyaka 75. Hagati ya Imana ivugiye na isezerano ry'Imana riziye haciyemo imyaka 25. Igihe cy'Imana iyo kitaragera rero ari igihe umuntu bamuvuga, bagatangira kuvuga ngo yabaye ingumba, bagatangira kuvuga ngo uriya nawe nta kintu amaze cyangwa se nta kimurimo, ugasanga igihe nyine kimwisa amazina wese kamufataho ijambo. Umuntu wavuzweho n'Imana bajye bamwitondera, kubera ko iyo igihe cy'Imana kitaragera abenshi banabivamo. Niyo mpamvu ubona dufite ibigeragezo byinshi, dufite abavugabutumwa babirambitse, dufite abahanuzi babiretse, dufite abaririmbyi bahagaritse kubera igihe cy'Imana. Imana yarababwiye n'ibyo, ariko kubera igihe kitaragera barabivamo bakigendera. Imana iguhe gukomera mu gihe Imana iguhagaritsemo. Amen. Amen. Icyo gihe rero jyewe nari nanutse, ariko nabwiye ejo bundi abantu twari kumwe, menya nawe twari turi kumwe turi gukora ikiganiro, ndababwira ngo abagore bubahwe. Theo, umugore wanjye yabigizemo uruhare kuba ameze gutya. Ni ukuri umugore wese ahari yubahwe, kubera yuko rwose nimba ari ikintu kindyohera iyo ngeze mu rugo madamu akambwira ngo sheri wiri wutese, mba numva hari akantu kiyongereyeho. Agahita nkuriramo inkweto, agafungura ishati, akambwira ati tubanze tubashyirire amazi muri dushe, murabanza mujye koga cyangwa se murabanza mujye ku meza. Izo ubwabyo ni keya nyine. Abagore bubahwe, Imana ijya ibaha umugisha. Kandi umuntu ubonye umugore mwiza, nituvuga mwiza ntabwo ari isura, nukora ibyo Imana ishaka, akubaha umugabo, agakora inshingano nyine Imana yamuhamagariye. Buriya mugore aba ari mwiza. Bibiliya ivuga ngo ababonye ikintu cy'agaciro kiruta marigarita 100. Mu yandi magambo, urugo rwubahwe. Ababyeyi aho muri mwese mbashimire. Ari umugabo w'umuhanzi, umusizi, yaravuze ngo ubundi umugore si umuntu. Ntabwo ari uko yaramutesha agaciro, bamwita rumaga. Ntabwo yaratesha agaciro umugore, ahubwo yaragiye kudekiriva cyangwa se kuvuga cyane agaciro k'umugore arenze ibintu byinshi bitandukanye. Hari icyo yavuze, aravuga ngo umugore uheka umwana akajya mu murima akaza agateka, yavuze ibintu byinshi. Umugore utwite amezi 9, Imana ishimwe yatugeze abagabo, ariko ishimwe ni uko yaduhaye n'abagore. Uriya abagore ni abantu badasanzwe. Yesu azambabarire, azampera ijuru abagore, kubera baravunika cyane. Ariko kandi ntabwo ijuru kuribona ari ukuba wavuga ko wubashye umugabo. Oya, kuzabona ijuru ni uko warakoze ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe. Theo, reka wenda mbere yuko twinjira nyirizina, reka tugusabe uturagize Imana muri kino kiganiro. Reka dusenge. Turagushimiye Uwera wa Isirayeli, nta Mana ihwanye nawe. Kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nuhabwe icyubahiro Mwami. Tugize umugisha wo kuganira n'abantu bawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemera umwuka w'Imana afashe, ushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Munyemerere Theo, mwantumiye, munyemerere tuganire n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Duherukana n'abantu bo ku Isezerano TV. Imana inkorera ubukwe, mbabwira ko Imana yashumbushije, Imana yarakoze. Rero nta kindi kinyicaje hano kujya tuganira ijambo ry'Imana. Kandi nuzasoma Bibiliya ku rupapuro rwa mbere hari ijambo rivuze ngo abiki gihe bakeneye iki? Ijambo ry'Imana. Nkundira tubaganiriza ijambo ry'Imana, Imana nshyize ku mutima. Bahawe ikaze kandi nawe uhawe karibu kugira ngo baganirize mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mbisegureho nsa nk'uwasaraye, nako nanasaraye kubera kuvuga cyane. Ariko Imana iraza kumfasha.
ndabizi ko Imana ifasha. Dusoma amagambo y'Imana dusanga muri Yeremiya igice cy'8 duhere ku murongo w'8. Haranditswe ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayihinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo bwenge kisi. Nkundira dusubiremo aya magambo. Muri teoloji baratubwiye batwigisha, batubwira ko ubundi ugomba gusubiramo 2 cyangwa 3 kugira ngo n'abantu babyumve. Nkundira dusubiremo iri jambo ry'Imana urushaho kubyumva. Bibiliya iravuze iti mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo bwenge kisi. Dusome andi magambo Imana yashyize ku mutima tuyasangire. Igitabo Salomo yanditse cyitwa Imigani igice cya 9 duhere ku murongo wa 1 turaza kugeza ku murongo w'9. Haranditse ngo bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye, maze atuma abajabe, arangurura ijwi aharengeye hose ho mu murwa ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye kandi unywe kuri vino yanjye ndakangaje. Mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe. Haleluya. Kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge. Igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Muvuge ngo amen. Rambura umurongo igice cya 15 aho muri mu Migani umurongo waho wa 14. Ndaba ndangije gusoma tuganire. Imigani 15 umurongo waho wa 14. Haranditswe ngo umutima wujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'umupfapfa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Imana nidutabari. Imana ishimwe. Haleluya. Inshuti yanjye mukundwa, dufatanije urugendo rujya mu ijuru, ndashaka kukubwira ijambo Imana intumye kukuganiriza. Ndashaka kukuganiriza amagambo y'Imana numva ubwanjye nanjye andimo, shingiye ku minsi turimo, shingiye ku bihe turimo. Nararebye nsanga muri iyi minsi sanga Satani ni mubi. Satani yamaze gukuramo abakristo ikintu cyitwa ibyiringiro, abakuramo ko Imana idagishoboye, ababwira ko Imana yacu tukorera nta kigenda. Arangije abahuma imitima, mu yandi magambo abahuma amaso, abakuramo ikintu cyitwa ubwenge bw'Imana, abasigira icyitwa ko ari ubwenge ariko atari ubwenge. Kubera yuko Bibiliya yaravuze ngo bene ubwo bwenge bwabita ko ari abanyabwenge ariko badakora ibyo Imana ishima, ngo ni ubwenge bw'abadayimoni ndetse n'ubwa inyamaswa abantu. Munyumve neza, ndashaka ko tuganira ijambo Kristo yashyize ku mutima rivuga ngo gutunga ubwenge bw'Imana bigatuma Imana imanuka ikagukurikirana. Haleluya.
gutunga ubwenge bw'Imana muri wowe, kugenda uri umunyabwenge, biraza gutuma Imana ikurikirana umunyabwenge. Ntabwo Imana ikurikirana umuntu w'umuswa, ntabwo Imana ibana n'injiji, ntabwo Imana ibana n'abapfapfa. Imana ikurikirana umuntu w'umunyabwenge, akumva icyo Imana ivuze, akumva imvugo y'Imana, agaha agaciro ibyo Imana ivuze. Umuntu wese w'umunyabwenge, iyo Imana ivuze yumva icyo Imana ivuganye nawe. Ariko iki gihe turimo kiragoye. Satani yafashe abantu, abahuma amaso, abahumura andi maso yo gukunda ubutunzi bw'isi, donc abereka ko bagomba kuba abanyabwenge mu by'isi, ariko ibintu by'Imana bakabyibagirwa. Ibi bintu ndabivugira iki? Hari filimi mperutse kureba y'umugabo witwa Gustavo, harimo n'umumama witwa Evieri. Iyo filimi yitwa Natanayeli. Natanayeli uze kuyisacinga uyirebe ku bantu bakunda amafilimi. Nge ntabwo nkunda filimi cyane, ariko iyo ni filimi ya gikirisitu, irigisha cyane, ni nziza cyane. Ndashaka kuyifashisha mbwira abantu buryo ki Satani yamaze guhuma abantu amaso, ariko akabahumura andi maso y'umubiri, ku buryo nibarangara bazabura ingororano z'ibyo bakoreye, kubera ko Satani yabibye ikintu cy'agaciro cyitwa gutunga ubwenge bw'Imana. Torero ry'Imana, haleluya! Ndagira ngo mukanguke, mumenye iminsi igeze, mwongere mugire ubwenge bw'Imana. Unyumve neza, wowe nkurikira, nawe unyumvishije ari ubwa mbere, ntabwo ndi gusuzugura abantu, ndashaka kubahugura, ahubwo nongere mbakangure. Muririmbyi ararimbye aravuga ngo murinzi we menyesha igihe. Imana nishimwe. Ndashaka kongera guhumura abantu amaso, nongere mbasengere, mbasabire Imana yongere bakore ku maso, yongere ikore ku mitima yanyu, mumenye ikintu cyitwa ubwenge bw'Imana. Aho twari tugiye kugera ku kintu cyitwa guhembwa ibihembo by'ibyo twaruhiye, ariko Satani n'umugome yaraje atwica ubwenge. Ubwonko bwacu benshi bwarapfuye, barahuze, abantu bari bize. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo niyo ugiye kubasura usanga bari kuri WhatsApp, bose bari bize, donc bitwa ko ngo bafite ubwenge, ariko ubwenge bubarimo. Umva ko Bibiliya ivuze, iravuze ngo abanyabwenge baramwaye ndetse barashobewe, dore banze ijambo ry'Imana. Ndashaka kubwira abantu, ntabwo ndi gusuzugura, sindi no gutukana, ahubwo ndashaka kwibutsa abantu, umuntu wese udatunze ubwenge bw'Imana, ubu ubwenge bw'Imana ni iki? Bibiliya ivuga iki? Yobu 28 umurongo wa 28 haranditswe ngo Imana ibwira umuntu uti, dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mbwira abantu bose banyumva ahantu herereye, niba ufite amafaranga, ukaba ufite amamodoka, ukaba ufite amayetaje, ariko utari mu gukora ibyo Imana ishaka, reka mvuga ngo uri injiji. Ntugire ngo ndagututse. Bibiliya nibyerura. Umuntu wese, nkurikira unyumva ate wowe, umuntu wese ukiri mu byaha ni injiji. Guteranya injiji ugakuba injiji, ndabivuze, ibi mvuze niyo bamamagaza nabisubiramo. Umuntu udakora ibyo Imana ishima, udakora ibyo Data ashaka, aracyari mu bujiji, ni injiji. Bibiliya ivuze ngo abanyabwenge baramwaye ndetse barafashwe, dore banze ijambo ry'Imana, ngo ubwenge bubarimo, bwenge kisi butarimo kubaha Imana. Ni gute umuntu w'umugabo ashobora kuba afite umugore agaca inyuma umugore we? Uyu muntu ni injiji. Afite umugore, arabizi ko umugore ari umufasha we, yarangiza kubera ko yikanze amafaranga akirirwa asambana n'abandi bagore, agaca inyuma umugore we, akirirwa afata abakobwa bari hanze. Satani yashizemo ikintu cyitwa ubwenge, ariko atari ubwenge, akababwira ko bagomba kwambara utuntu tw'utumini kugira ngo bararure abagabo. Abagabo nabo batagira imitima,
batafite kwera kw'Imana, badafite gukiranuka, barangiza bakirirwa bareba amateko y'abakobwa, bakirirwa bakurikiye ibibero by'abakobwa hanze n'abagore bambaye nabi, bari gukoza Imana isoni hanze aha. Bibiliya yavuze ngo ubwenge bubarimo ubwenge kize. Umugabo wese n'umugore wese utarimo gukiranuka nta bwenge afite, birasaba ko asaba ubwenge bw'Imana. Ndabivuze nushaka ujya kundeka, ndabivuze umuntu wese mpabuka mwene data utarimo gukora iby'Imana ishima, uyu muntu aracyari mu bujiji rwose, aracyari mu bujiji. Umuntu wese udakora ibyo data ashima aracyari mu bujiji. Ariko hari icyo Imana ishaka. Amen. Nasaraye muranyihanganira. nta kibazo. Hari icyo Imana ishaka. Irashaka ko duhumuka. Narindi kuba urugero kuri filimi ya Natanayeli. Harimo umugabo bita Gustavo, ni ikigabo cy'ikidayimoni gifite impeta, kirayicana kigahamagara imyuka itatu. Kandi iyi myuka yije iyobya benshi, kitakirukanisha mu bantu kikayohereza mu bantu. Aba bantu barangiza imyuka yabajyamo, ubwenge bw'Imana bukabavamo, bakanga gukunda iby'Imana, bagakunda ikintu cyitwa amafaranga. Abantu bakunze amafaranga cyane, bari busy. Simvuze ko amafaranga atari meza, nanjye ndayakunda. Imana inayame nawe yaguhe, ni byiza, yaduhe mu izina rya Yesu, iduha amafaranga. Ariko mwirangazwa n'amafaranga. Reka nibutse abantu ko hagiye kubaho ikintu cyitwa gutwara itorero. Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Niyo mpamvu amangurukije kubwira abantu ngo nimwongere mukanguke, mutunge ubwenge bw'Imana, mumenye ko nta minsi tusigaranye, nta gihe dufite muri iyi si. Torero nta gihe dusigaranye. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo byamaze kugaragara, abantu bose bamaze kuba bize. Bibiliya ivuga ngo muri Luka igice cya 17:20 aravuga ngo hazaduka abigishwa b'inyoma ndetse bazayobya benshi, kandi ngo bazaza bakora imirimo n'ibitangaza. Babwira benshi, bababwira ngo Kristo ari hariya ndetse ngo ari bunaka. Ariko Yesu hari icyo yabwiye abigishwa, arababwira ngo muri icyo gihe, mu gihe hazaba hari abigishwa b'ibinyoma bari kuyobya abantu benshi, muramenye ntimuzajyeyo. Ariko ikintu kibabaje, Satani yahumuye abantu benshi, icyo bita amaso, abereka ko Yesu Kristo atinze, ahubwo ari gukorana n'abigishwa b'ibinyoma. Abigishwa b'ibinyoma bameze bate? Uzababona hanze aha. Harimo umugabo umwe, ntabwo cyangwa reka muvuge, mu minsi ishize, uretse ko leta yacu ni nziza, Imana nishimwe, leta yacu ni nziza, yakoze ikintu gikomeye, iravuga ngo ibi bintu ntitwabyihanganira, reka duhagurukire aba bantu b'abatekamutwe bareke kugomeza kwiba Abanyarwanda. Hari umugabo bita ngo Mpano y'Imana, wari ku Gisenyi ari gukora ibintu n'ibitangaza, avuga ngo mwakire ngo umugisha ngo ni amafaranga. Yarangiza agafata igikapu yari afite akoramo, azamura inzoka, sinzi uburyo babikoramo. Donc systeme bari gukoreramo, systeme yabo bari kwereka ko abantu ko ari abanyabwenge, ariko bafite ubujiji bwinshi, kandi bari kwiba abantu b'Imana. Ariko leta yacira maso, uko leta iri maso ni nako Imana yacira maso. Ndashimira Imana, haleluya, amen. Bibiliya ivuze ngo abitwa ko ari abanyabwenge baramwaye, banze ijambo ry'Imana. Ubwenge bubarimo nta bwenge bafite, n'ubwenge bw'abadayimoni, n'ubwenge bwo gushaka kuyobya abera b'Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo muri icyo gihe nihaduka abigisha b'ibinyoma, ntimuzabakurikire. Ariko usanga abantu benshi bari gukurikira bamwe bafite impeta, yabaga afite abantu icyo bita podium, kandi yarangiza agafata agatambaro yakazunguza abantu nka 50 cyangwa 100 bose bakikubita hasi. Bafite systeme icyo bita ko ari ubwenge, ariko atari ubwenge bw'Imana. Nibwo tushobora gutunga abantu ikiganza, abantu bakikubita hasi. Bafite icyo bita ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana yacu itera abantu kuruka mu materaniro.
iki kintu mucyumve, muhumuke, mugire ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana twamenye ari Imana iza igafata abantu b'Imana ikabakubita hasi. Ntabwo Imana yacu twamenye ari Imana itera abantu gutigita gutya, ukabona umuntu aratenguwe akikubita hasi bakamuterura. Ntabwo Imana yacu ikora gutyo, ahubwo Satani yaraje afata abigishwa b'ibinyoma, abaha imbaraga, barangije bari gukorana n'ibyo bibaraga. Tewo, Imana ikora abantu ku maso, bongere bahumuke. Ndashimira Imana ko uyu munsi wa none uri kumva iki kiganiro uza guhumuka, ukamenya aho ibihe bigeze, ukamenya ubwenge bw'Imana, ukamenya n'imikorere y'Imana. Imana igushoboze. Amen. Amen. Gustavo muri iyi filimi yakoreshaga iki kimeta cyangwa se iyi alliance, yarabikoraga pe. Iyi meta yari meta nini, yayitungaga, yayikoragaho yayatsa hakavamo iyo myuka igahita ijya mu bantu. Hakaba indi systeme bari bafite yo kubaka icyo bita megacity. Megacity bari barayubakiye iki? Kwari ukugira ngo bazarundemo abantu ngo babigishe ikintu cyitwa gukunda amafaranga. Hari umugore bita Evieri no gukora ibyaha. Evieri uyu kintu yarashinzwe cyangwa ashinzwe muri iyi filimi ni ugukangurira abantu ngo bagire ubwenge, buri muntu wese yikure mu bukene, donc baba bakunda iby'isi cyane. Ariko we na Gustavo ibyo bari gukora barabizi. Bari kubwira abantu gukunda amafaranga, bari kubwira abantu gukunda iby'isi, gukora ibyaha by'ubusambanyi n'ubutinganyi ngo babikore nta kibazo. Hari inyigisho zadutse mu minsi ishize zitwaga ubuntu, ngo Yesu yarabirangije nta kibazo, ngo Yesu ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, ngo nta kibazo, ngo Abaroma ntekereza ari igice cya 5, ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abamaze guhinduka icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Ariko rero reka mbabwire bene data, izi nyigisho zose mubanze mumenye aho ibihe bigeze. Abantu bari kwitwaza ijambo ry'Imana bakayoboza intore z'Imana. Ntabwo umuntu uri muri Kristo Yesu ibya kera nibyo yabishize. Ariko kandi ugomba no kumenya ko twebwe turasana n'ibyaha, turwana urugamba kuzageza Kristo agarutse. Ubwo ibya kera bishize nibyo, kandi ukaba uri muri Kristo Yesu, nimba uri icyaremwe gishya, ni gute ushobora kujya kunywa inzoga ugafungura byeri? Uri icyaremwe gishya, uri injiji mu njiji. Ezira yarabivuze atarapfa nyakwigendera muzehe Pastor Ezira yaravuze ngo mbabajwe n'ubujiji nagize nyiri umupasitoro. Tugira abapasiteri bari mu bujiji. Nta mupasiteri unywa inzoga, nta mupasiteri usambana, nta muhanuzi, nta muvugabutumwa uca inyuma y'umugore we usambana. Uwo wese ukora ibyo aracyari mu bujiji. Munyumve neza, ukora ibyaha wese ari mu bujiji. Wikwitwaza Bibiliya ngo ibyakera babishize. Nudakora ibyo gukiranuka ngo ukora ibyo kwera kw'Imana kuzageza Kristo agarutse, ntabwo uzavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo ibyakera babishize. Bishize nibyo, ndabyumva nibyo, ariko se kandi imbere ahangaha ko Yesu ataragaruka gutwara itorero uri kwitwara gute? Ese agakiza wakiriye uracyakarimo, cyangwa uri kwitwaza ijambo ry'Imana ugasambana ngo iri umuntu ari muri Kristo Yesu ngo uzakera babishize? Oya, umva ukuntu Pawulo yabwiye Abakorinto, yarababwiye ngo mbese dukora ibyaha ubuntu bw'Imana busage? Dukomeze dukora ibyaha? Biragatsindwa gukora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha yitwaje Bibiliya ngo Yesu yarabirangije. Yarangije iki? Yesu ikintu yarangije ni iki? Yadukuyeho urwandiko rwaturegaga rw'ibyaha. Yesu yarukujeho kurubamba ku musaraba. Ndabikunda, ndabyemera. Kristo hari igikorwa yakoze, yaraducunguye. Ariko se ko yaducunguje amaraso ye, uri guhagacira amaraso ya Yesu? Torero ry'Imana nimube maso. Bibiliya hari ikivuze. Amen. Amen. Iravuze ngo hariho umunyabwenge yakoze ikintu gikomeye, yubatse inzu ye, ashinga inkingi 7, ngo arangije ngo akangaza na vino ye. Vino ni inzoga, Bibiliya ivuga ko vino ari umukobanyi. Arenga mu yandi magambo, yenga kanyanga, tubyite gutyo,
cyangwa yenga inzoga. Inzoga irengwa mu kinyarwanda. Yesu ashimwe. Munkurikire mu nyumva icyo shaka kubabwira. Ngo amaze kwenga inzoga, ngo yica n'ibimasa, abaga n'amatungo ye. Ntumbaze nimba yaraterekereye, ariko ikigaragara ibi byo kurya yaramaze gutekesha, ndetse n'izi nzoga yaramaze gutekesha, yagira ngo arebe abanyabwenge, arebe n'abaswa. Satani ibi bintu ari kubikora, yateguye amafaranga ashobora kunyanyagiza mu bantu kugira ngo buri muntu wese abe bize. Munyumve neza, mugire ubwenge bw'Imana. Kanguke ngo bwenge, ngo akora ibi bintu, ngo arangije ngo ahita yohereza abajabe. Aje arababwira ngo mujye mu mihanda, mujye mu makaritsiye, mujye muri stade, mujye ahantu hose, mubwire utagira umutima. Umva ijambo ry'Imana muryitondere. Mubwire abaswa, mubwire abaswa batari kureba, mubabwire ko nta gihe dufite, bazi wacu. Mubabwire, mubakurure, mubakuruze utujipo, mubakuruze mubakuruze amagambo aryohereye, mubakuruze telefone, mujye mwirirwa kuri za WhatsApp aho gukunda ijambo ry'Imana. Mubakurize ibiryohereye, mubakurure baze. Ariko Bibiliya ni nziza. Tewo, uko Bibiliya ivuze ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa. Mwikwirirwa mwirukira muri ibyo bidafite umumaro. Bwenge ni umunyabwenge. Satani afite ubwenge budasanzwe, arashaka kurimbura abakristo. Nicyo kintu kimbabaje. Kandi niba ari kureba ko nta gihe dufite, Kristo yari agiye kugaruka gutwara itorero, ariko bwenge witwa Satani yamaze kuringaniza ameza ye, yamaze gutunganya, afite systeme. Musenge ariko munasambane, muririmba ariko munikinishe, mwitwa abayobozi b'amatorero ariko munagire ikintu cyitwa gukunda imiya. Nimukunda itorero aho kugira ngo mukunde abanyetorero, ahubwo mukunde icyo bita ifaranga. Manifest amafaranga aze mbere aho kugira ngo umukristo aze mbere. Tugira abapasiteri batazi abakristo babo bataha, ariko bazi ifaranga batuye. Ayo batuye barayazi, ariko umukristo warwaye ntibazi aho arwariye. Ntabwo nyumvishije. Nabyumvishe. Mu yandi magambo, mubashiramo systeme yo gukunda imiya. Bibiliya ivuze ngo mugende mu mihanda mutumire abantu bose bazi. Nibamara kuza, natwe icyo tuzakora turakizi. Ariko Salomo avuze ijambo ryiza, aravuze ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa. Ngo bwiriza umunyabwenge, ubwenge azunguka, ubuhanga yunguka kumenya. Ariko ngo nubwiriza umuswa, ngo uzaba nubwiriza umuswa cyangwa se umukobanyi, ngo uzaba wihamagariye ibitutsi. Ndabizi ko muri iki kiganiro bamwe bazankunda, abandi banyange, bazagira ngo naratukanye ko sinatukanye. Ndi kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yarambwiye ejo bundi, irambwira ngo vuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Reka nkubwire icyo nkubwiye aka kanya, muri uyu mwanya turimo ijambo ry'Imana. Umuntu wese utarakeneye Yesu umwami n'umukiza ngo atunge kwera kw'Imana, aracyari injiji. Uri injiji kongera injiji. Ndabivuze Theo, uracyari mu bujiji, ukeneye ubwenge bw'Imana. Haleluya. Amen. Irinde ubujiji. Hari ibintu nka bitatu nshaka kuza kuvuga biranga umuntu w'injiji. Amen. Amen. Theo, nshaka kuvuga ibintu bitatu biranga umuntu w'injiji. Icyambere kiranga umuntu w'injiji, ntiyumva imvugo y'Imana. Imana ivuze ntabwo abyumva. N'ubu ibi ndi kuvuga, ndi kwigisha abantu kugira ubwenge bw'Imana. Injiji ntabwo ishobora kumva icyo Imana ivuze. Ntabwo iraza gusobanukirwa. Ntabwo iza gusobanukirwa. Ariko kikubwira ko umuntu ari injiji, nibashyiraho kuri YouTube aba baraye basambana, nibashyiraho abibye, nibashyiraho abaca inyuma abagore bakwati habaye saga runaka, abitwa ko ari injiji baraza gukurikira ibyo byaha, ibyo bigaragara ko ari bizima ariko atari bizima. Araza gukurikira, arafungura YouTube, ntabwo azi kumva ijambo ry'Imana, ahubwo araza gukurikira bya bindi nyine.
nibaza kuvuga ngo Mutesi yasambanye na kanaka, nibavuga ngo Pastor Claude, barakurikira ibyo ngibyo, ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri ntabwo baryumva. Imana kurinda ubujiji. Kabiri, nari mvuze icyambere ko umuntu urangwa n'ubujiji ntiyumva imvugo y'Imana. Kabiri, umuntu w'injiji yemera ikivuzwe cyose, ntagira icyo bita analysis, ntagira analyse ngo asungure. Biravuga ngo umunyabwenge ibije byose, umunyamakenge yabonye ibije agira gute? Ariko umuswa byose abyirukankamo akababazwa nabyo. Yes. Iyo uri umunyabwenge uririnda, ntabwo inyigisho zose uzumva, umenya kugenzura. Ntabwo umunyabwenge ajya ku macano yose ubanza ukamenya ngo cano ndi bwumve iby'Imana ni iyi. Amen. Amen. Reka mbivuge ntacyo bintwaye. Umuntu aherutse kumbwira ikintu gikomeye, arambwira ngo kandi abantu nibatitonda, yari umupastor reka muvuge, yambwiye ijambo rikomeye turi kuganira, arambwira ngo ndabona uri umwana mutoya ngo Imana izagukomereza amaboko. Ngo ariko ikintu kimbabaje ngo abantu nibatitonda bazaruhira ubusa. Nkora narize sanga ibintu uwo musaza ambwiye birakomeye. Tewo, uzi ko abantu nibatitonda batazavuga ngo barabwirizaga, nibatitonda ngo bagire ubwenge bw'Imana, bamenye iminsi igeze, bongere barekonese iby'Imana yakoze, batekereze imbaraga z'Imana yavunitse, ni ukuri ko Imana ijuru ntaryo bazataha. Yarambwiyemo ibintu byinshi bikomeye, ni nkawe yarambwiye ngo mwana wanjye b'amaso utazaruhira ubusa. Ubu dufite abantu bazaruhira ubusa Tewo, barabwirizaga, barayoboraga, bararirimbaga, bari bafite yemwe n'amacano avuga ngo iby'Imana. Ejo bundi hari umuntu nahamagaye, ngira umwana ubana n'ubumuga, ndamubwira ati mwene da, ko mbona nta bushobozi mfite, waje ukankorera ikiganiro tugashaka ubuvugizi. Arambwira ngo urabanza ushore, urabanza umpa amafaranga. Kabiri, ndamwinginga ndamubwira ati ngwino basi banciye apareye, hari apareye bari banyandikiye irahenda cyane, ngwino umfashe mwene data, kandi nica nikurikirwa cyane, wambabariye ukaza ukamfasha gutya na gutya. Arangije arambwira ngo rega ntabwo uramenya uko iyi mihanda ikorwa. Bene data, yitwa ko ari umuntu ukomeye, na cano irarebwa irakurikirwa, ariko ambwira ibintu nk'ibyo. Narababaye umutima, ndashimira Imana ko yanciriye inzira. Imana yampaye apareye y'umwana, twayishyuye hafi 2 miliyoni kubera imbaraga z'Imana. Aho abantu badakoze, aho abantu babuze, Imana iramanuka ikikorera. Ubwenge bw'Imana, ukwiye gutunga ubwenge bw'Imana ukaba mu buzima bukiranuka, bigatera Imana gukora. Haleluya. Bantu bakunda Isezerano TV, ni mukunda ubwenge bw'Imana, mwe kwirukira mu bivuzwe byose, mwe gukora ibidafite umumaro, mukunda ubwenge bw'Imana bitera Imana kugutabara. Haleluya. Nkubwira kandi ejo bundi kabaye mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzi ko ngo kugira ngo Donald Trump atsinde amatora, umwana we yamwigiye umushinga, yakoresheje ikintu cyitwa ubwenge budasanzwe, yakoresha icyo bita internet. Umwana yamubwiye ati daddy, Kamala Harris afite system azakoreshamo yiyamamaza, natwe twiga ubwenge. Munyumve neza, ndagira ngo yicarana na se biga ubwenge bwo kugira ngo bazatsinda amatora. Ubu bwenge bakoresheje tuzaze kurangira babukoresheje buranakora. Ukwiye kugira ubwenge bigatera Imana kumanuka igakora ikaguha iby'umumaro. Uzi ubwenge umwana akoresheje, yamubwiye ati daddy, hari amateleviziyo, hari ama YouTube akomeye ashobora kurebwa, enda nkwereke icyo dukora. Ajya kuri televiziyo imwe arebwa na miliyoni zirenga 20 na umunsi umwe. Ajya ku yindi cano arebwa. Donc bakoresha systeme, ariko ubwenge bakoresheje bisazi kurangira Donald Trump atsinze amatora. Imana ikuha ubwenge buza gutuma uzatsinda uru rugamba turi kurwana narwo, rwitwa isi na Satani n'umubiri. Ni ibi bintu turwana nabwo. Ikindi cya gatatu ushaka kuvuga kiranga umuntu winjije sozi. Yes ashimwe. Amen. Haleluya. Amen.
ntabwo yemera abandi. Umuntu w'injiji ntiyemera abandi, ntabwo yemera abandi, usanga apinga abandi, usanga apingana. Reka wenda nongereho icya kane. Yesu ashimwe. Icya kane kiranga umuntu w'injiji, akunda intambara, akunda ibintu by'intambara, gushoza intambara mu itorero. Niyo yabara umupasiteri, tugira abapasiteri bakunda ibintu by'intambara, tugira abavuga butumwa bakunda ibintu by'intambara, tugira abaririmbyi bakunda ibintu by'intambara, guhora mu ntambara, babahora mu matiku. Umuntu uzashora intambara muri korari ngo niwe washoboye, ngo ibyuma ni ibyanjye, ngo ni igihe washoye menshi, ni igihe uzi kuyobora, ni igihe uzi kubwiriza. Uriya muntu ni afite ubujiji muri we, akunda intambara. Ugasanga umuntu yahagurutse ngo Isayi ari umuntu umuvuga butumwa, ndashatse kuvuga kuri YouTube, munkurikire mu nyumve, yihaye pasiteri representant rigari wa ADEPR Isayi, umushumba umubyeyi wacu. Nguriya ngo Imana yaramuciye akanabihanura. Uriya muntu uri kubahuka umubyeyi, umuntu udatinya abayobozi, umuntu uhora mu ntambara, ukunda ibintu by'intambara gusa, utinyuka no kuvuga abantu Imana yimikishije amavuta. Uriya muntu ni injiji, kongeraho injiji, ndabivuze ni injiji. Nubwo bavuga ko hanura bigakunda bigacamo, ni injiji, kuko nta muntu uzi ubwenge utinyuka umubyeyi we. Ariko aba babyeyi barabuhahutse. Injiji zubahutse abashumba bacu, injiji zubahutse abapasiteri, injiji zubahutse abakozi b'Imana. Umuntu wese ukunda ibintu by'intambara ni injiji. Tewo ndabivuze, ni injiji. Guteranyaho injiji, ugakuba injiji ukagabanya injiji, ubwo ni iki? Ntumbaze. Reka twegere mwanya gusenga. Imana ikurinda ubujiji, Imana ikuha ubwenge buza gutuma Imana imanuka igakora ibyo igomba gukora ku buzima bwawe. Ugomba kuba mu buzima buri mu bwenge, ugatunga ubwenge bw'Imana. Biravuze ngo abanyabwenge baramwaye, abitwa ko bakomeye, abitwa ko ari abanyabwenge, abanyabwenge b'isi. Hari ikintu ejo bundi Imana yadukoreye ku isi, abanyabwenge baricaye bakora ikintu gikomeye. Hari n'ibindi bari gukora, bari gutegura kugira ngo bababaze isi. Bibiliya yavuze ngo ubwenge yubatse inzu ye, yarateguye. Bene data barokore, hari imishinga iri gutegurwa ngo ibabaze abantu batuye isi. Ntabwo unyumva Tewo, isi iri gutegurirwa kugira ngo, hari umugabo umwe w'umukire ku isi, ariko ubu ntabwo akiri umukire, bita Bill Gates. Yigeze yavuga amagambo akomeye, muzayakurikire. Yaravuze ngo turashaka kuzagabanya abatuye isi. Bazabagabanya gute? Bafite ubwenge, system bari gushaka gukoreramo. Noneho ngo kugira ngo twe tuzasigare turi bakeya ku isi, tubone uko dutunga. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze, navuze ngo ubu bwenge bubarimo, bari kubukoresha, bari kubutegura, bari gutegura ibirwara. Munyumve neza, ibi ndabivuze bafite system, kuko ntabwo bino byorezo bipfa kuza gusa. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze, iravuze ngo abanyabwenge b'isi baramwaye, dore banze ijambo ry'Imana. Tewo, ngo ubwenge bubarimo bwenge ki se, mu gihe batari gushaka kumva isi Imana ivuze? Nimba umuntu ashaka kurimbura inyoko muntu akoresheje ubwenge bwe, ubwenge bumurimo bwenge si butarimo kubaha Imana. Ndashaka ko dusenga Imana dukore ku maso, tumenya ibihe bigeze, dutunga ubwenge bw'Imana, bitera Imana kudutabara. Bene data, nakataraza kazaza, kuko isi iri gukora muri systeme mondiale iri gukora, isi iri gukoreramo. Biragusaba ko utunga ubwenge bw'Imana, ukirinda, ukaba mu buzima butarimo icyaha, bikazatera Imana kugutabara. Kuko biravuze ngo ntimugatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo ndabereka ko mukwiye gutinya, mutinye ushobora kwica umubiri akanarimbura ubugingo bwanyu akabushyira muri Gehinomu. Tunga ubwenge bw'Imana, bizatera Imana kugutabara mu gihe gikomeye. Abanyabwenge bashobora gukora ibyabo by'abanyabwenge, ariko bazamwara. Ni ukuri ko Imana bazamwara. Haleluya, bazabikora ariko bazamwara. Mama uri kunyumva, papa urankurikiye, ubwenge bwabo Imana imaze kubufata. Iravuze ngo bwiriza abanyabwenge. Umva ikintu Bibiliya ivuze, Imigani 15 umurongo wa 14, hari amagambo yatubwiye ngo iki. Yesu ashimwe. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo haleluya, umutima wujijutse ushaka ubwenge,
umutima wujijutse ushaka iki? Ubwenge. Ngo ariko ngo akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Reka twinginga Imana iduhe imitima y'ubwenge. Niko Dawidi yavuze Zaburi 90:12. Yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nahashoreze warunkurikiye. Imana iguha umutima w'ubwenge. Haleluya! Imana iguha umutima w'ubwenge. Teo, Imana iguha umutima w'ubwenge. Abapapa banyumva, Imana iduha umutima w'ubwenge. Torero ry'Imana mwese, Imana iduha umutima w'ubwenge. Imana twigisha kubara iminsi yacu, buryo dutunga imitima y'ubwenge. Uri Imana ifite ubwenge, nabo waremye watugeneye ubwenge. Dukore ku maso, dukore no ku mitima ubwenge bwawe we muri twebwe, kandi ndabizi neza kuzatugirira neza. Ubwenge bw'Imana we muri twebwe. Ndasengera Isezerano TV, ndasengera Bigirezo TV n'abandi bose bafite amacano avugwaho iby'Imana bizima, kugira ngo uduteze intambwe mu izina rya Yesu. Uturengere, udutabare mu izina rya Yesu. Dukore ku maso, ubwenge bw'Imana bugwire muri twebwe mu izina rya Yesu. Nari nirukanye imbaraga zirwanya abera katikwa jina la Yesu, imbaraga zituma abantu bahuma bakaba mu buzima bw'ubujiji, nibajijuke. Mana nyiribihe, turagusabye, turakwinginze ngo dukore ku maso, uhumure imitima yacu. Aho twabaye injiji tubabarire, utwambike imitima y'ubwenge. Niko Dawidi asoza avuga, aratubwiye ngo utwigishe kubara iminsi y'ubwenge, bituma dutunga imitima y'ubwenge. Urakoze Mana, uturengere kandi urengere isi. Turagushimiye, uturinde kuzamwara ubwo uzaza gutwara itorero. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.